Ndabashuhuje mwese bene data, mwebwe abo dusangiye gucungurwa n'amaraso y'umwami wacu Yesu Kristo muri hirya no hino ku isi. Aho muri nimugira amahoro y'Imana. Ni mwene so Iribanje Jean Claude ugarutse nanone kuri channel ya Niwe Mahoro TV kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana, kandi dushima Imana iduhaye imbaraga, iduhumekeyeho kugira ngo duhabwe ibyo kubwira ubwoko bw'Imana. Imana ibahe umugisha, Imana ibiteho, Imana ibarengere, Imana ibabe hafi. Ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana dusanga mu Migani, igitabo cy'Imigani, ibice 19 umurongo wa 11 wonyine. Imigani 19 umurongo wa 11 haravuze ngo amakenga umuntu afite amubuza kwihutira kurakara, kandi bimuha icyubahiro kwirengagiza inabi yagiriwe. Dusubiremo, amakenga umuntu afite amubuza kwihutira kurakara, kandi bimuha icyubahiro kwirengagiza inabi yagiriwe. Amen. Dusenge. Mana, mu izina rya Yesu dusabye umwanya nk'uyu ko wuruka kubana natwe muri iri jambo, kugira ngo imitima y'abagiye kuryumva basobanukirwe neza icyo ubabwiriye muri ryo uyu munsi, mu izina rya Yesu. Amen. Uyu munsi ndashaka kwigisha ku kintu bita kwirengagiza inabi wagiriwe, cyangwa kutitura umuntu inabi yakugiriye. Ni amagambo ahura cyangwa se asa. Muri kamere muntu habamo ikintu gikomeye cyane cyo kumva ko umuntu ukugiriye nabi, umuntu uguhemukiye, kugira ngo uruhuke, uhumeke, wumve ko ubuzima bugarutse neza, ari uko byibuza nawe wamukorera ikintu kitari cyiza, ukamwitura iyo nabi. Mu bantu benshi niko usanga ibyo bintu bimeze, ariko Bibiliya iratubwiye ngo burya kugira amakenga bishobora kubuza umuntu kwihutira kurakara. Icyo ni ikintu cya mbere umuntu wamenye Imana akwiye kuba atunze ku rwego rwo hejuru. Kugira resistance muri circonstance, kumenya kujera ibihe urimwo, hanyuma ukabanza gutekereza mbere y'uko wagira ikintu ukora. Buriya umuntu wese uhubuka mu buzima, hari igihe wiretruva wamaze gukora ikintu wibwira ko ari cyo gisubizo cy'icyo washakaga, ariko waza gutekereza nyuma ugasanga nticyari cyo. Ariko umuntu uzi kuresista, uzi kujera situation agezemo, uzi kujera amarangamutima ye, uzi kujera igihe agezemo, akabanza kwitonda, akabanza gutuza, agatekereza, hari igihe uhabwa igisubizo cyiza. Kuko uko utuza ugashyira ubwenge ku gihe mbere yo kugira ikintu ukora, nk'umuntu akubabaje, nk'umuntu aguhemukiye, nk'umuntu akugiriye nabi, bituma ushobora kwakira ikintu cyiza wamukorera kirenze, hanyuma we akazajya ahora anakubahira icyo iminsi y'ubuzima bwe bwose. Ariko ushobora guhubukira gukora ikintu cyangwa kwitura umuntu ikintu, ugasanga icyo ukoze kibaye kibi cyane, kiruse icyo yari agukoreye, ndetse ukajya wigaya, kandi uri umukristo wamenye Imana. Bikajya bikubabaza iminsi y'ubuzima bwawe bwose, ukajya ahora wumva ufite agahinda
k'ibintu wituye umuntu wakugiriye nabi. Imana ituyobore mu ijambo ryayo kandi iri kumwe natwe ndabyizeye. Haleluya. Ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana riri buze kugenda ridufasha kugenda twumva icyo Imana ivuganiye natwe muri iri jambo dusomye. Dusome mu gitabo cya mbere cya Samweli ibice 24, turahera ku murongo waho wa 3 twigire hepfo gato twongere twumva ijambo ry'Imana. Sawuli aherako ajyana ingabo 3,000 zitoranijwe mu Bisiraheli bose, bajya gushaka Dawidi n'abantu be mu bitare by'igandagarizo ry'amasha. Aza atyo agera ku biraro by'intama biri iruhande rw'inzira, kandi hari ubuvumo. Maze Sawuli yinjiramo gutwikira ibirenge, kandi Dawidi n'abantu be bari mu mwinjiro w'ubwo buvumo. Maze abantu ba Dawidi baramubwira bati, uyu ni wo munsi Uwiteka yakubwiraga ati, nzakugabiza umwanzi wawe uzamugenza uko ushaka. Dawidi arahaguruka agesa ku kinyita cy'umwambaro wa Sawuli bucece. Hanyuma Dawidi agira umutima umuhana kuko yagesheje ku mwambaro wa Sawuli. Abwira abantu bati, Uwiteka ndinde kugenza ntya umwami wanjye Uwiteka yimikishije amavuta, ngahangara kumuramburiraho ukuboko kwanjye, kandi ari Uwiteka yimikishije amavuta. Uko niko Dawidi yaburishije abantu be ayo magambo, ntiyabakundira ko bahagurukira Sawuli. Nuko Sawuli arahaguruka ava mu buvumo aragenda. Imana itugire neza. Ndagira ngo mwumve Dawidi, umusore w'imyaka iri muri za 18, 20 gutyo kuzamura, mwene Yesayi wiciye Isiraheli Goliyati, ariko ntabyiturwe ibyiza. Hanyuma akaza guhamagarirwa kuba ibwami kwa Sawuli, wari umwami wa Isiraheli, ariko Sawuli akajya amuhiga amuziza yuko ngo abantu bavuze ko yishe inzovu, Sawuli akica ibihumbi. Umwuka w'ishyari, umwuka w'igomwa, umwuka w'ubugome wari warinjiye mu mutima wa Sawuli, wo kumva ko adashobora kuzahumeka adabanje kwica Dawidi. Ndebera umuntu umwe uri guhigwa n'abasirikare special force 3,000, abasirikare abajepe 3,000 n'umwami bagiye guhiga Dawidi. Ariko icyo turimo tuvuga mu ijambo ry'Imana ni iki? Ni uburyo Dawidi yabashije kujera situation yari arimo, kandi ari kumwe n'abandi banyamubiri hafi aho, barimo bamubwira bati, dore ngiki gitangaza kirakoretse, iby'Imana yakubwiraga birabaye. Umwanzi wawe Imana iramuguhaye, mugenze nk'uko yakubwiye ko izamuguha, dore nguyu. Mu buryo bugaragara rwose Sawuli yari ari mu biganza bya Dawidi, ariko Dawidi ntiyigeze yumva yatekereza ko yakwica shebuja. Agira uko kwitonda, amakenga umuntu afite amubuza kwihutira kurakara, kandi bikamuha icyubahiro iyo yirengagije inabi yagiriwe. Reka twumve amagambo Sawuli yamubwiye nyuma yaho Dawidi amaze kumuhamagara amubwira ati, reba ku mwambaro wawe urebe uko bimeze. Icyo gice cyose ugisome, ariko reka dusome umurongo wa 17. Baravuze ngo, nuko Dawidi amaze kubwira Sawuli ayo magambo, Sawuli aravuga ati, yewe mwana wanjye Dawidi, iryo jwi ni iryawe? Maze Sawuli acura umuborogo ararira. Aherako abwira Dawidi ati, undushije gukiranuka kuko unyituye neza, ariko jye nkakwitura inabi. Kandi uyu munsi weruye ineza ungirira kuko utanyishe, naho Uwiteka yantanze mu maboko yawe. Mbese umuntu yabona umwanzi we yapfa kumureka agacika gusa? Nuko Uwiteka kugororera ibyiza ku byo unkoreye uyu munsi, kandi rero nzi yuko utazabura kuba umwami, kandi ko ubwami bwa Isiraheli buzakomezwa mu kuboko kwawe
nuko none ndahira Uwiteka utazarimbura urubyaro rwanjye, kandi ko utazasibanganya izina ryanjye mu nzu ya data. Dawidi aramurahira. Imana itugire neza cyane. Haleluya. Ntabwo mwumva, ni ukuvuga ngo uwari Rabi, ndumva nezerewe vraiment, uwari uhagurukiye guhiga Dawidi amukoreye ikintu gikomeye. Abanyamubiri barimo baravuga ati tikura, burya abanyamubiri byabo ni ugutikura. Hanyuma Dawidi amukoreye ibintu bikomeye cyane biturutse kure, yatekerejeho adahubutse. None umwanzi waramuhanuriye. Imana ishimwe, aramuhanuriye, aramubwiye ngo nukuri n'ubundi ndabizi neza kutazabura kuba umwami. Imana ishimwe. Niba hariho ubuhanuzi budashobora kuza buvangiwe, niba hariho ubuhanuzi budashobora kuza buvangiwe rwose, ni ubuhanuzi wahanurirwa n'umuntu wakwangaga agatinyuka akakwaturaho umugisha, kuko mu kanwa ke nta mugisha wari urimo, ahubwo watuye kubera ko bihaswe n'Imana. Ni nka Baramu ugiye kuva mu bwoko bwa Isiraheli, ariko Uwiteka agahindura imvugo, agashiduka yatuye umugisha. Niba hariho ubuhanuzi budashobora kuza buvangiwe, ni ubuhanuzi uhanuriwe n'umwanzi wawe. Aramubwira ati rwose ndabizi uzaba umwami wa Isiraheli, kandi ingoma yawe izakomezwa, haleluya, n'Uwiteka. Kandi aravuga ati gusa ndahira yuko utazarimbura umuryango wanjye. Aravuga ati nukuri ntabwo nzabikora. Uwo munsi baratahanye basangira akave mu rugo, bicara ku meza amwe barasangira. Nta bintu binezeza nk'uko wabona wicaranye n'umwanzi waguhigaga, wari wahagurukiye kuguhiga n'abasirikari 3,000, mukicarana ku meza mugasangirira hamwe. Avuga ati mwana wanjye rwose nk'ubu nguziza iki, mwene data nk'ubu nguhigira iki, nkurwanyiriza iki. Ibyo bintu, icyo cyubahiro nawe cyumve. Amakenga umuntu afite amubuza kwihutira kurakara, kandi bikamuha icyubahiro kubwo kwirengagiza inabi yagiriwe. Imana ishimwe. Ushobora kwibwira ngo nicyo Dawidi yakoze gusa. Reka ntabwo ari rimwe. Reka mabwire, twitoze nk'abakristo kumenya kutitura inabi. Hari abantu usanga muri kamere yabo bahorana nzamwumvisha, nzamwereka ko nawe azamenya ko, mwihorere ibyo yankoreye nzabimwitura, nzamubabaza, nawe yumve ko bibaho, nawe yumve ko babara icyo bivuze. Rwose mbabwiza ukuri, izo si indangagaciro z'umukristo. Oya, umukristo wamenye Imana, haleluya, amenya kujera ibihe arimo bona nubwo byaba ari bibi. Kandi iteka ryose ntakwiye guhora abona ko umuntu ari we mubi, ahubwo akwiye kubona ko ububi bw'umuntu ari Satani wabubibye muri we, kuko Satani akorera mu bantu. Dawidi rero yari abizi ku rwego rwo hejuru. Reka twongere dusome mu bice 26, mwongere mwumve ikindi kintu gikomeye Dawidi yakoze mu mateka. Haleluya. Ibice 26 igitabo cya mbere cya Samweli 26, turahera ku murongo wa mbere. Bukeye abizifu bajya i Gibeya kwa Sawuli, baravuga bati uzi ko Dawidi yihishe ku musozi w'Ihakira uteganye n'ubutayu. Nuko Sawuli arahaguruka aramanuka ajya mu butayu bw'Izifu, ari kumwe n'ingabo 3,000 z'Abisirayeli zatowe, bajya gushakira Dawidi muri ubwo butayu. Bukeye Sawuli agerereza ku musozi wa Hakira uteganye n'ubutayu hafi y'inzira, ariko Dawidi yabaga mu butayu. Hanyuma abonye Sawuli aje kumushakira mu butayu, ahera akatuma abatasi amenya ko Sawuli aje koko. Dawidi aherako arahaguruka agera aho Sawuli yagerereje, yitegereje aho yibikiriye ari kumwe na Buneri mwene Neri umugaba w'ingabo ze. Kandi Sawuli yibikiriye ahantu hakikije amagare, abantu nabo bagerera bamukikije. Maze Dawidi aterura amagambo abaza Abimeleki w'umuheti n'Abishayi mwene Seruya murumuna wa Yowabu ati
ninde turi bujyane aho Sawuli agerereje? Abishayi aravuga ati ni jye turi bujyane. Nuko Dawidi na Abishayi bagera muri izo ngabo nijoro, basanga Sawuli aho yibikiriye asinziriye ahakikije amagare, icumu rye rishinze ku musego, kandi Abuneri n'ingabo baryamye bamukikije. Abishayi abwira Dawidi ati uyu munsi Imana yakugabije umwanzi wawe, nuko noneho ndakwinginze nyemerera mutikure icumu rimwe gusa mpamanye n'ubutaka, sinongera ubwa kabiri. Ariko Dawidi abwira Abishayi ati reka ntumwice. Mbese ninde wabasha kubangura ukuboko kwe ku muntu Uwiteka yimikishije amavuta ntagibweho n'urubanza? Dawidi aravuga ati nk'uko Uwiteka ahoraho, Uwiteka niwe uzamwiyicira, cyangwa igihe cye cyo gutanga kizasohora, cyangwa se azamanuka ajya mu ntambara ayigwemo. Nuko Uwiteka ndinde ko nabangura ukuboko kwanjye ku muntu Uwiteka yimikishije amavuta, ahubwo ndakwinginze indi icumu rye riri ku musego we n'urunywero rwe rw'amazi, tugende. Nuko Dawidi ajyana icumu rye n'urunywero rwe rw'amazi abivana ku musego wa Sawuli, barigendera hatagize umuntu ubabonye cyangwa ubimenye, haba no gukanguka, kuko Uwiteka yari yabasinzirije ubuticura. Maze Dawidi afata hakurya yaho ahagarara mu mpinga y'umusozi uhanye n'ab'intera ndende. Nuko Dawidi akomera abantu hamwe na Abuneri mwene Neri ati mbega Abuneri kudakoma? Abuneri aramusubiza ati ninde yewe uhamagara umwami? Dawidi abwira Abuneri ati mbese nturi intwari, kandi hari uhanye nawe mu Bisirayeli? Ariko none niki cyakubujije kurarira umwami shobuja? Muri mwe haje umuntu wo kwica umwami, kandi ari we shobuja. Reka ibyo wakoze si byiza, ndahiye Uwiteka uhoraho, mwari mukwiriye gupfa kuko mutarinze shobuja Uwiteka yimikishije amavuta. Ngaho nimurebe icumu ry'umwami n'urunywero rwe rw'amazi aho byari biri ku musego we. Sawuli amenya ijwi rya Dawidi, arabaza ati mbese aho iryo jwi si ry'umwana wanjye Dawidi? Dawidi aramusubiza ati ni iryanjye nyagasani mwana. Ati mbese databuja databuja angenzereza iki umugaragu we? Nakoze iki, cyangwa se n'icyaha ki gihora kindiho? None ndakwinginze nyagasani mwami, umva amagambo y'umugaragu wawe. Niba Uwiteka ari we wakunterereje, niyemere igitambo, kandi niba ari abantu nibavumirwe imbere y'Uwiteka, kuko ubu banciye kandi ngo ndafatana na gakondo y'Uwiteka, bakavuga ngo ningende nkorere izindi mana. Nuko none we kwemera ko amaraso yanjye agwa hasi aho Uwiteka ataba, kuko umwami wa Isirayeli yazanywe no gushaka imbaragasa nk'uhiga inkware mu misozi. Nuko Sawuli avuga ati nakoze icyaha, garuka mwana wanjye Dawidi, sinzongera kukugirira nabi, kuko ubugingo bwanjye bwagize agaciro imbere yawe. Uyu munsi yewe nabaye igicucu, narafuditse cyane. Imana idufashe. Aya magambo nsomye murayumva neza ko Dawidi yakomeje kugirira neza shebuja wamugiriraga nabi, wamuhigaga, wamurwanyaga, wari umurembeje. Ariko mu magambo atatu Dawidi aravuze ngo ahari igihe cye cyo gupfa kizagera, cyangwa se azatabara ajya mu ntambara ayigwemo, cyangwa se azagwa ahandi azitwa n'ikindi. Muri ibi bintu Dawidi yavuze yahanuyemo kimwe, koko Sawuli yaje kugwa ahandi, kandi ingoma ya Dawidi irima, ubwami bwe burakomera, Imana ntihabwa icyubahiro. Icyubahiro Dawidi yaharaniye cyo guhesha Imana icyubahiro, icyo Dawidi yaharaniye n'uburyo yakomeje kujya agenda agirira neza umwanzi we, byamuhesheje icyubahiro, bituma ingoma ikomera nk'uko Sawuli umwanzi we bimubwiye, kandi Imana imugira neza. Ndagira ngo uyu munsi nguhe umukoro, wowe unteze amatwi, wowe uri bwumvire ijambo ry'Imana. Tekereza ku bantu bakugiriye nabi mu buzima. Ese ubona warabituye nk'uko Dawidi yabikoze, cyangwa nawe warabumvishije ngo bumve? Nusanga warakoze iryo kosa, warakoze utyo, umenye ko utakoze nk'umukristo.
kandi nugenzura uraza gusanga nta shema nta n'icyubahiro byaguhaye. Ariko icyari gikwiriye ni uko uyu munsi wa none wakagombye nawe kuba ufite ishimwe mu mutima ryo kuba utarituye inabi abayikugiriye. Cyangwa se uyu munsi wa none reba abantu ufite imbere yawe Satani yakoreyemo, bakaba bakugejeje ahaga, bakuzengereje, haba mu kazi aho ukora, haba aho utuye, haba aho ukorera, haba aho uri. Reba uburyo nawe ukwiye kubagenza. Ndagira ngo mutoze uyu mwitozo wo kumenya kwitura ineza umuntu ukugirira inabi, maze uzareba uburyo Uwiteka azagusumbisha abanzi bawe, azagusumbisha abaguhiga, azagusumbisha abakugirira nabi, kandi nawe ukazaba umuntu ukomeye mu gihe kizaza. Abantu birahira bavuga ko uri intwari. Imana iduhe umugisha kandi bagire neza kubwo ijambo ry'Imana mwumvise. Imana ibagire neza, Imana ibarinde, Imana ibarebe neza, kandi ijambo ry'Imana ribagire umumaro mu mitima yanyu, mu izina rya Yesu, amen. Reka dusabe Imana imbaraga zadushoboza ibyo. Mwami Yesu, tugushimiye ijambo ryawe twumvise wandikishije. Nyemerera umwanya nk'uyu dusengera umuntu wese wumvise iri jambo, kugira ngo umushoboze kugira umutima nk'uyu wa Dawidi wo kutitura umuntu inabi yamugiriye. Duha umutima mwiza urimo urukundo, urimo kudahubuka, urimo kudakora ibintu duhubutse, ahubwo umutima urezista, umutima wakira ibi bihe, ukamenya kubijera, ukamenya uko bitwara. Mwami Yesu, uwo mutima turawusabye kugira ngo tubashe kuba abantu badasanzwe, twe kwitura abatugiriye nabi ibyago, dore ko n'ijambo ryawe ribitubuza kenshi muri Bibiliya. Ubidushoboze, mbisabye Imana mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, amen. Mugire umunsi mwiza.